ku rugi, gira abangumu usaba imbabazi, witindiganya arategereje, gira n'ingoga ngwino, umva amagambo ye y'ihumure, Yesu niwe nshuti y'ukuri, musange n'isoko y'ubugingo, ntabwo uzabura umwanya, umukiza ahagaze ku rugi, gira abangumu usaba imbabazi, witindiganya arategereje, gira n'ingoga ngwino, umvira uwo ngukukongorera, wisuzugura uwo mwami, mwakire vuba witindiganya, hahirwa umwakiriye, umukiza ahagaze ku rugi, gira abangumu usaba imbabazi, witindiganya arategereje, gira n'ingoga ngwino. Mwami Yesu tuba twerekana yuko tumukunda nyine. Reka rero urukundo yatugiriye rurema imitima yacu, kandi kugira ngo ijambo ryumvikane neza muri twebwe, izina ry'Imana rihimbazwe. Uyu mugoroba rero tugiye kwigana amagambo avuga ngo isi mu marembera, ibikorwa biteye ubwoba, ubwigomeke bukabije mu kwegereza kugaruka kwa Kristo. Ndasaba Imana kugira ngo tuze kubana kandi dufashe kugira ngo umwuka wera bari utuyobora. Imana ibidufashemo kandi bituyoboremo mu izina rya Yesu. Aya magambo iyo avuzwe hari ikintu watekereza muri iki gihe turimo gisoza amateka y'Yesu. Ikintu cya mbere utabura gutekereza ni word order, isi nshya cyangwa se ibyo bise isi nshya. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira yuko hari ijuru n'isi nshya Imana yasezeranije mu rwa mbere rwa Petero, ariko none ngiye kubabwira si iyo ngiyo, ahubwo ngiye kubabwira isi y'abantu bari gushaka kurema muri iki gihe giteye ubwoba gisoza amateka y'isi. N'isi igomba kuba igizwe n'ibintu bikurikira: hari idini rimwe, hari ubukungu bumwe cyangwa ibijyanye no kugura no kugurisha bihurijweho, ifaranga rimwe, ikarita imwe, ubwenge bw'ikoranabuhanga, telefone. Ibyo bintu bigomba kuba bihurije hamwe mu isi nshya cyangwa se muri iyo bise ni word order. Rero reka mbabwire bavandimwe, iyo si ubu yatangiye kuremwa, kandi n'isi igomba kuba imeze ite? N'isi itagomba kumvira ijambo ry'Imana, n'isi itagomba gukurikiza amahame y'urukundo no kugira neza by'Imana biboneka mu isi. N'isi igomba kuba yageze ku rwego rwo hejuru mu kwigomeka. Isi igomba kuzamuka igakora ibintu bitari bisanzwe, ibintu birenze ibyo weho wigeze utekereza. Isi izaba ifite ubuhakanyi buteye ubwoba. Niyo si igomba gutegurwa, niyo yiswe isi nshya. N'isi rero tugomba kumenya yuko igiye kuza ndetse yatangiye. N'isi igomba kuba ifite ibintu byinshi biyiranga, harimo n'ibyo Yesu yavuze yuko bizira. Mu gihe cyo kwa Nowa, Yesu yaravuze ati, kandi nk'uko byari biri muri ya minsi yo kwa Nowa, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Avuga amagambo akomeye cyane, avuga ngo no kwa Loti
rero izo si zombi hari ikintu zari zihuriyeho, hari n'icyo zari zitandukaniyeho. Zose zari zihuriye ku kwigomeka ku Mana. Zari zitandukaniye kuki? Isi yo kwa Nowa yari isi irangwa no kwinezeza, ibiryo byinshi, abantu basinda, ibintu nk'ibyo gushayisha mu bibi byose n'ubusambanyi. Ariko isi yo kwa Loti yari ifite umwihariko, niyo si yonyine yahuje umugabo ku mugabo, umugore ku mugore. Isi yo kwa Loti, Yesu avuga ko ibyo bimenyetso byose azagaruka biri mu isi. Cyaba ikimenyetso kizaba kiri ku isi, cyaba ikimenyetso cyo kwa Loti kizaba kiri ku isi. Ibyo bimenyetso byose uko yabivuze bigomba kuba biri mu isi. Ni ibihe bimenyetso? Ibyo kwa Nowa bigomba kuba biri mu isi, ibyo kwa Loti bigomba kuba buri mu isi. None se iyi si yacu iri kwerekeza he? Mu byigisho byashize twarebye, twabajije ikibazo kibaza, twabonaga ko isi, ubutinganyi mu isi no mu madini. Twabazaga ikibazo gikomeye kibaza ngo mbese itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi rizemera ubutinganyi? Ngira ngo muri ibyo byigisho twabonye yuko mu by'ukuri iyi si izaba igeze ku rwego rwo gukabya, nk'uko bisomwa muri Daniyeli igice cya 8:23. Abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga azima. Abanyabyaha b'iki gihe bavugwaga bazaba bamaze gukabya. Ni uburyo amadini agomba kwinjira mu bintu, akigisha ubutinganyi, akigisha ubusambanyi, akigisha ibyaha bitagihanwa, ahubwo noneho bigasigara byemerwa. Kandi n'isi wabona ibyo bintu biriho, nube wagira icyo ubivugaho, kuko kubivugaho ni urupfu. Iyo si rero ngira ngo nkubwire yuko tuyikwinjiyemo, tuyimazemo hafi umwaka urabura amezi make. Tubwirwa neza yuko iyo si yatangiye 2023, isi nshya. Niyo mpamvu uzabona hari ibintu byinshi byatangiye guhinduka, kandi bigiye gukomeza kugenda bihinduka. Ngira ngo iyo ugiye kureba gahunda z'isi ziriho, ibintu bigiye guhinduka mu buryo bukomeye cyane. Wumvise yuko banatangiye kuvuga yuko mu mwaka uyu turimo wa 2023 twagize ikibazo cy'ibiribwa, ariko ntabwo twagize ikibazo cyo kubura ku biribwa, ahubwo twabuze ubushobozi bwo kubigura. Amafaranga yaragiye aramanuka cyane ku buryo kugura ibiribwa bitashobokaga. Ariko noneho hongerwaho ikintu gikomeye cyane, navuga ngo umwaka utaha wo ntabwo ari uko bizaba bimeze. Amafaranga azabura n'ibiribwa bizabura. Mwisi nshya nuko bimeze. N'isi igomba kuba yubakiye ku buryo abantu bihebye bakanyagwa byose. Mu itangiriro tuhabona igitekerezo cy'igihe Yosefu yarageze mu Egiputa, maze umwami akamutonesha, akabona akagira iyerekwa ry'imyaka 7 y'ubukire n'imyaka 7 y'ubukene cyangwa se y'inzara. Maze agira inama n'umwami yo guhunika. Bamaze guhunika baragiye baratuza, none igihe inzara yari iteye, abantu bazanye ibyo bafite byose babizanira umwami kugira ngo bakunde barebe yuko baramuka. Kandi ibyo ngibyo byo gushaka kuramuka nibyo byaje gutuma bakwa ibintu byose, bitewe n'uko nyine inzara yari imeze nabi, yabaryaga cyane. Inzara rero imaze kurya abantu cyane, kadusoma ayo magambo ni mu itangiriro igice cyaho cya 47, umurongo waho turasoma ku wa 13. Yosefu agura iby'Abanyegiputa bafite byose. Byatewe n'iki kugira ngo agure iby'Abanyegiputa bafite byose? Haruguru mu gice kibanza batubwira ngo Yosefu ashyira Farawo se Yakobo, ariko ntabwo ari cyo gihe. None reka twigire hepfo aho bavuze ngo ahangaha Yosefu we yari yasabiye se kujya gutura ahitaruye, ahantu habaga abashumba, ahantu hatagiraga hazahurira n'inzara. Maze aho ngaho aba ariho ajya kumutuza. Amaze kujya kumutuza i Gosheni,
noneho inzara iteye mu gihugu ho i Gosheni ntabwo inzara yigeze ihagera. none umva ngo Yosefu agura ibyo abanyegiputa batunze byose cyangwa bafite byose, nuko mu gihugu cyose ntihaba ibyo kurya, kuko inzara yari nyinshi, bituma abo mu gihugu cya Egiputa nabo mu gihugu cy'i Kanani barabishwa n'inzara. Yosefu ateranya ifeza zose zari mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani bazanye guhahisha. Aravuga ngo Yosefu azizana mu nzu ya Farawo ifeza zose zishize mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani. Abanyegiputa bose bajya kuri Yosefu bati, duhe ibyo kurya, twapfira iki imbere yawe ko ifeza zacu zishize? Yosefu arabasubiza ati, mutange amatungo yanyu, nanjye ndabaha ibyo kurya, muhahishije amatungo, niba mubuze amafaranga cyangwa se ifeza. Bazanira Yosefu amatungo yabo. Yosefu abahahisha ibyo kurya ku mafarashi n'imikumbi n'amashyo n'indogobe, abagaburira ibyo kurya. Uwo mwaka abahahisha ku matungo yabo yose. Uwo mwaka ushize 2023 ishize, uwo mwaka ushize, mu mwaka wa kabiri wo muri iyo New World Order, mu mwaka wa kabiri baza kwari. Ubu umwaka washize hari ibyo ugomba kuba warajyanye, hari n'ibindi umwaka ukurikiyeho wa kabiri ugomba kujyana. Muri iyi New World Order tuyimaze mu mwaka ugiye kurangira, icyakoze batubwiye ko mu mwaka utaha bizarushaho. none rero ngo uwo mwaka ushize, umwaka wa mbere uri urangiye, umwaka wa kabiri bazaho ari, baramubwira bati, ntitwahisha databuja yuko ifeza zose zashize, kandi amashyo yacu yose abaye aya databuja, nta gisigaye imbere ya databuja kitari imibiri yacu n'ubutaka bwacu. Mbega ishyano rigiye kuza mu mwaka wa kabiri. None barabaza bati, twapfira iki mu maso yawe, twe n'ubutaka bwacu, tugurane n'ubutaka bwacu, ntudusige rwose, twe n'ubutaka bwacu tuzabe imbata za Farawo, uduhe imbuto tubeho, twe gupfa igihugu kikaba umwirare. Nuko Yosefu agurira Farawo ubutaka bwa Egiputa bwose, kuko umunyegiputa wese yageraga umurima we, kuko inzara yabateye cyane, igihugu cyose kikaba gakondo ya Farawo. Abantu barabimura, ahera ku ngabano za Egiputa z'uruhande rumwe ageza ku rundi, abashyira mu mudugudu. Ubutaka bw'abatambyi nibwo bwonyine ataguze. Reka mbabwire, n'ubu ngubu iyi nzara igiye kuza, hari abantu bagomba gusigara, n'abatambyi b'ubwami bonyine nibo bazasigara batagurishije, kuko bimenyereje kubana na Yesu. Ariko abandi bose, bitewe n'ibintu tugiye kwinjiramo mu mwaka wa kabiri w'isi nshya, New World Order,
cyangwa se isi ishyize hamwe, isi imwe, isi izaba igendera ku mategeko amwe akomeye cyane kandi yatangiye, amategeko atazabamo umudendezo w'umutimanama, amategeko atazabamo uburenganzira bw'umuntu, amategeko azaba ahata abantu gusa. Uyu munsi habaho imiryango igenda iharanira uburenganzira bwa muntu, ariko icyo gihe nayo iyo miryango igomba kuzakurikiza ibyo ibihugu cyangwa se amaleta azaba ari gutegeka, kugeza ubwo hari abantu bazirengagizwa. Kabone nubwo ibintu byose bizaba biri kugurwa bijyanwa kwa Farawo, ariko n'ubundi bizarangira aba bantu bonyine ari bo basigaye. Kabone nubwo itegeko ryaba ribuza kugura no kugurisha ryaba rikomeye, bo bafite Imana nk'umurengezi wabo ishobora no kubamanurira manu ikava mu ijuru ikaza ikabatunga. Aba nibo bazasigara. Hano batubwiye ngo hasigaye abatambyi bonyine, na hano rero ndagira ngo nkubwire yuko hari abantu bagomba kuzasigara, n'abantu babana na Kristo bonyine nibo bazasigara muri new world order, badahaye Farawo ibintu byabo byose, cyakoze bazabinyagwa. Ariko kuvuga ngo twapfira imbere yawe, nta gutaka kwabo kuzigera kumva n'ugutwi k'umuntu, gutaka kwabo kuzumvwa n'ijwi ry'Imana ryonyine. None nshuti muvandimwe, kwa Farawo byagenze kuriya mu mwaka wa 2. None muzi ko twebwe muri uyu mwaka tugiye kwinjira mu wa 2, isi nshya itangiye, biraza kugenda bite? Mbese biraza gucura iki? Ifeza ziraba zimaze gushira, kuko batubwiye yuko neza yuko igihe kigiye kuza cyo gitandukanye n'igihe tuvuyemo. Igihe tuvuyemo twagize amafaranga, ibyo kurya biba bike, kandi ikindi twagize amafaranga tubura uko tuyahahisha kubera kugwa kwayo. Ariko noneho baravuga bati noneho n'ibiryo bizaba ntabyo, n'ibiryo bizaba. Abantu b'Imana biga ibi bintu, nzi neza ko babyumva neza, kandi nzi neza yuko babizi yuko ubu twatangiranye n'igihe gishya, isi ya digite monde. Ariko isi ishaje cyangwa se isi itari igize ikimaze yararangiye. Isi yarangiye, yari isi y'umudendezo, uburenganzira bw'umuntu ku giti cye, kubaho uko ashatse, kugenda uko ashatse, gusenga uko ashatse, kuvuga uko ashatse. Ibyo bintu bikaba byari bikubiyemo ibintu byinshi cyane, ariko none ibyo byose bigomba kuba byararangiye. Uyu munsi ndagira ngo mubwire ko isi yamaze kwinjira mu mujya umwe, gusenga uko isi itegetse, isi ifatanyije n'amadini yaguye, bakaba aribo bashyiraho uburyo bwo gusenga. Isi yamaze kugera mu buryo buteye ubwoba, butegekesha igitugu, aho ushobora no gusenga ugafungwa, kubera yuko umudendezo wawe mu gusenga wararangiye. Ibyo rero bihita byerekana mu by'ukuri isi tugiye kwinjiramo n'isi irenganya. Isi izaba irenganya mu buryo bukomeye cyane. Muri Bibiliya imwe nibo banditse baravuga ngo turenganye intungane ikennye, turenganye intungane ikennye, maze ngo iyo ntungane tuyigeragereshe ibitotezo n'ibitutsi. Reka mbabwire, ubu uyu munsi twamaze kwinjira mu isi igomba kubaho irenganya. Isi igomba kurenganya buri muntu wese, keretse gusa uwemeye kurekura ibye byose n'umubiri bikagera aho utanga. Bibiliya yawe Ibyashuwe 18, kuko hari ibintu bigurwa. Hano kwa Farawo tubonye ibyaguzwe, n'imibiri yaraguzwe iguranwa n'ubutaka. None na hano reka twumve ikintu nanone Babuloni igura n'iki. Kandi iyo Babuloni tubona yuko ni Roma yo muri iki gihe.
baragura ibintu byose, baragura 13 cyangwa reka duhere kuri 12, 11. N'abatunzi bo mu isi nabo bazawuririra bawuborogere, kuko ari ntawe uzaba akigura urutundo rwabo, ari zahabu, ifeza, ari amabuye y'igiciro cyinshi, n'imaragarita, n'imyenda y'ibitare myiza, n'imyenda y'imihengeri, n'amahariri, n'imyenda y'imihemba, n'ibiti byose by'imibavu, n'ibintu byose byaremwe mu mabuye, mu mahembe y'inzovu, n'ibintu byose byabajwe mu biti by'igiciro cyinshi cyane, n'icyacuzwe mu muringa, n'ibyacuzwe mu cyuma, n'ibyaremwe mu ibuye byitwa marimari na mudarasini, n'ibinzari, n'imibavu, n'amavuta meza nk'amadahano, n'icyome, n'inzoga, n'amavuta ya elayo, n'ifu y'ingenzi, n'amasaka, n'inka, n'intama, n'amafarashi, n'amagare, n'imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo. Mbese murumva isoko ukuntu riteye, ibintu byose, nta kintu na kimwe umuntu azasigarana kitaguzwe. Ndetse reka mubwire yuko uzanga kukigurisha ku bushake, ariko ubundi kizagurwa. N'imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo nabyo bigomba kugurwa. Twabibonye mu itangiriro yuko byabayeho kuri Farawo, haburaga imyaka isaga ibihumbi byinshi kugira ngo igitabo cy'ibyahishuwe cyandikwe na Yohana intumwa, ariko nawe yaje kubyandikwa yerekwa mu iherezo ry'igihe isi izaba igiye kurimbuka, igihe gisoza amateka y'isi, yuko ibintu byose bizaba bicuruzwa, yuko ibintu byose bizaba bigurwa, yuko ibintu byose Roma izaba yamaze kubirangura, ariyo yitwa Babuloni ahangaha, yuko ibyo byose bizaba byamaze kurangurwa, harimo imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo, amatungo yabo, imirima yabo, ibintu byose bizaba byaraguzwe, abantu basigare nta kintu bakigira. Igihe bazaba ntacyo bakigira bazimurwa, keretse abatambyi bonyine nibo batazagira ikintu na kimwe banyagwa. Nshuti muvandimwe, abatambyi b'ubwami bazaba bafite ibanga bitandukanye n'iby'abandi bantu, ari ryo banga rizaba bashisha guhagarara, kandi bagahagarara bonyine mu isi, kandi bakerekana yuko gukiranuka bishoboka. Uyu munsi reka nkubwire yuko ibintu byose byamaze kugurwa, ibintu byose byamaze kujyanwa n'umwami wa Egiputa. Abantu igisigaye gusa mu mwaka wa 2 ni ukuvuga bati rwose noneho turakwihaye burundu, nushaka utugenza uko ushaka, ariko nibuze twe gupfira imbere yawe. Reka nkubwire nshuti bavandimwe, tugiye kwinjira mu gihe gikomeye cyane cyo kuramya, igihe gikomeye cyane. Abantu bazasigara bonyine bataramije ni abantu bonyine bamenyereye kubana n'Imana. Amadini yose agiye kwibona mu kuramya gupfuye kubera ubukene, abantu bagiye kwibona mu kuramya gupfuye. Nta muntu n'umwe uzasigara atayiramije, keretse gusa umuntu izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, uwo ni utazayiramya. Ariko ubundi nagira ngo mubwire yuko isi yose igiye guhaguruka iramye, abantu bose bahaguruke baramye, n'utazaramya azabonwa nk'ikibazo. Uzasome muri Daniyeli igice cyaho cya 3, uzabona umwami Nebukadinezari akora igishushanyo, kandi icyo gishushanyo yakoze byabaye ngombwa ko abantu bategekwa kukiramya. Abatarakiramije babonwe nk'ikibazo, ndetse bibaviramo kujugunywa mu itanura ry'umuriro. Marayika aratabara. N'uyu munsi tugiye kwinjira mu gihe gikomeye cyane, igihe abantu bagomba guca bugufi bakavuga bati ubu ntacyo twakimarira, ibintu bimaze kugenda nabi, ubukungu bwamaze kugwa hasi cyane, ibyo kurya byabuze, maze abantu bavuge bati ubu nta kindi twakora, tumanitse amaboko usibye kwemera icyo tubwira rwose. Databuja, twijyanire n'imibiri yacu, nta kundi twabigenza, kuko niko byanditswe hano yuko abantu n'imyambaro
n'imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo nabyo bigomba kugurwa. Ni ku murongo wa 13 w'igice cya 18 cy'ibyahishuwe ahavuga irimbuka rya Babuloni. None nshuti muvandimwe, ese ko Yohana yandika iririmbuka rya Babuloni itari Babuloni y'Abamedi ya Babuloni ya Babuloni yariho mu gihe cya kera ya Nebukadinezari n'umwuzukuru we, ko ariyo yaje kurimburwa n'Abamedi n'Abaperesi abayobowe na Generali Kuro na Dariyusi? Iyi ngiyi ikaba yari yararimbutse igihe Daniyeli yandikaga ibi bintu. Ariko none wasubiramo irimbuka rya Babuloni, kandi Babuloni tukabwirwa yuko ari ubwami bwo mu gihe giheruka. Isi izaba iyobowe n'ubwo bwami, kandi ubwo bwami bukazabasha gutegeka igihe gito cyane, kandi ubwo bwami bukazarimbuka kubera gukora ku mibiri y'abantu n'ubugingo bwabo. Mbese ikimenyetso cy'ibi bintu cyaba cyaragaragaye? Niba cyaragaragaye, reka dushimire Imana yuko Kristo agiye kugaruka. Ariko niba kitaragaragaye, nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo bitegereze witonze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Byanga bikunze uzabibona. Reka dusabe Imana kugira ngo idufashe ubwo tugiye kwinjira mu gihe gikomeye cyane, igihe kigoye, igihe cy'inzara iteye ubwoba, haba mu by'umubiri n'iby'umwuka, kuko inzara y'umubiri nimara gutera n'iy'umwuka izahita itera. Abantu basenga birukankweho bahigwe. Kandi ibi bintu mvuga ntabwo ari ibintu by'ibinyoma, ntabwo ari amakuru adafitiwe gihamya, kuko abo mu isi ubwabo nibyo babyivugira. Mbese ntabwo wumvise yuko n'ifaranga ry'u Rwanda rimaze kugwa ku kigero cya 12%? Mbese ubwo ngubwo nibikomeza gutyo kizagera hehe? Mbese niwanabireba ngo ubyibonere. None se niwumva ko n'uwo ngo avuga ati rwose uyu mwaka twagowe no kubona ibyo kurya, twasha amafaranga twabuze amafaranga yo kubigura, ariko none waravuga ngo ubu umwaka utaha wo n'ibyo kurya bizabura, n'amafaranga bure n'ibyo kurya bibure. None se ubwo bizaba bihagaze bite? Iyo nzara rero izaba iriho y'iby'umubiri, ni nako n'iy'iby'umwuka izabaho, kuko ukurikije ibyavuzwe nuko umuntu wese usenga adakurikije uko idini na leta ribishaka agiye guhigwa. Ngira ngo ayo matangazo amaze gusohokaho henshi cyane, hafi ya hose ndetse mu gihugu cyacu, yuko umuntu wese udasengera ahantu leta n'itorero bimureba, ahariho hose wasanga usengera, kabone niyo waba uri gusengera mu rugo iwawe, ugomba gufatwa ukabiryozwa ukabihanirwa. Nguko uko isi kiteye. Isi nshya ni iyo gukandamiza no guhonyora no gusiribanga, nta kindi ikora. Reka dusoreshe amagambo ari muri Daniyeli igice cya 7 kugira ngo ubyumve yuko iyo si niko igomba kuba iteye nyine ku iherezo ryayo. Daniyeli igice cyaho cya 7 turareba ku nyamaswa ya 4. Inyamaswa ya 4. Hanyuma y'ibyo umurongo wa 7, hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya 4 iteye ubwoba, y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma iconcomera ibintu, ikabimenagura, ibisiga ikabisiribangisha amajanja yayo. Ariko yo yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe, mbona muri yo hameramo irindi hembe rito, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Inyamaswa ya 4, inyamaswa igomba gusoza amateka y'isi. Nk'uko Daniyeli yeretswe igishushanyo kigizwe n'ibintu 4, ni nako yabonye inyamaswa 4, kandi uko ibirenge nibyo byasozaga igishushanyo, ni nako inyamaswa ya 4 nayo isoza igishushanyo, ngo yari inyamaboko n'imbaraga nyinshi iyo nyamaswa. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro,
mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba, y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi, yari ifite imikaka minini y'ibyuma. Umva ikintu yakoraga, igomba gukora n'uyu munsi kandi yatangiye. Yaconshomeraga ibintu, ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe yasigaga. Umva, yaconshomeraga ibintu, irabiconshomera, ikabiconshomera, ikabimenagura. Ibisigaye iby'ibonye idashyikirije akanwa kayo yabisiribangishaga amajanja yayo. Mbega inyamaswa iteye ubwoba, kandi uyu munsi yamaze gutangira gukora muri iki gihe cy'imperuka. Ubu igiye gutangira kongera gusiribanga no kujanjagura no kumenagura. Nguko ukuntu ubwami bugomba kuba bumeze muri iki gihe giheruka, ni ukujanjagura, kumenagura, gusiribanga iby'ukuri hasi, basiribanga. Igice cya 8. Barambwira amagambo akomeye cyane hano ku murongo wa 12. Izo ngabo hamwe n'igitambo bihoraho zihanwa mu butware bwaryo kubw'igicumuro, ibyikurira bijugunya hasi, rikajya ribasha ibyo rishoboye, rikajya ribasha ibyo rigambiriye byose. Iby'ukuri hasi risiribanga, kuko batubwiye ngo ibisigaye bisibangisha amajanja yayo. None baranatubwiye yuko iby'ukuri rizabijugunya hasi, nimara kujugunywa hasi bisiribangwe. Niyo mpamvu uyu munsi ibintu byo gusenga bigomba gusubirwamo, kubera yuko ni itegeko ko basiribanga, bakamenagura, bakajanjagura, bagaconshomera. Keretse gusa iby'ukuri nibyo bizasigara babisiribangisha amajanja yabo, bazabisiribangira hasi, kuko byo ntibazabiconshomera ngo babishobore, kuko mu kanwa kabo byabasharirira, ahubwo bazabijugunya hasi babisiribanga. Niyo mpamvu umuntu wizera Imana wese agomba kumenya yuko twinjiye mu gihe cyo gusiribanga, kumenagura, kujanjagura ndetse no guconshomera. Imana rero irifuza yuko muri iki gihe twinjiye mu bwoko bwayo bukomera cyane, bukiga kuyizera, bakazamuka ku buryo bagera ku ntambwe Kristo yifuza ko bahagararaho, y'abagabo n'abagore bari muri Kristo. Intambwe yo hejuru, urugero rwo hejuru mu butungane, tukambara gukiranuka kwa Kristo, kandi tukakwambara atari ugutsindishirizwa gusa, ahubwo noneho tukakwambara nk'abamenya, nk'abumva dufite ubushobozi bwo kuzaba mu ijuru. Iyo mibereho ikatubamo turi hano ku isi, tukazamuka tukagera ku rwego Kristo azagaruka aje kujyana abantu bari mu isi bameze nka Kristo bwite, ngo bazaba ari abantu isi ireba bayibangamire, n'isi nayibabangamire, ku buryo hazasohora amagambo avuga ngo n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Isi izaba yabarambiye, nabo bayirambiye, bizaba byageze ku rwego abantu baba bitandukanyije n'isi, isi nayo yitandukanyije nabo, bazaba bageze ku rwego bavuga bati nta handi amakiriro yacu ari ni mu Mana gusa. Ku bwa Kristo twizeye, kubw'umunyembaraga uturi imbere, twiringiye yuko ari bubasha kudukiza. Rero muri uyu mugoroba nshuti muvandimwe, ndagira ngo ngusabire kandi nkwingingira kugira ngo ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo n'urukundo rwa Kristo bibe muri wowe, kandi Imana ikomeze kudufasha, itugirire neza, iduha imbaraga zo kunesha icyaha n'igisa nacyo, iduha imbaraga zo kunesha ibyatuneshaga, iduha imbaraga zo gutsinda umutima wa kamere uri muri twebwe udutera gukora ibyaha, maze uwo mutima usimburwe n'umutima Imana yasezeranye ubwo yavugaga ngo nzabarema nk'umutima mushya, kandi ngo nzabanyanyagizaho amazi meza muzatungana. Imana idufashe kugira ngo ibyacu twibwiraga bihindurwe, maze twakire Kristo mu mibereho yacu, ubwo turi kwinjira mu isi nshya igiye guhakana Imana ku mugaragaro. Isi igomba kuba ifite idarapo rimwe ry'ubutinganyi, isi igomba kuba ifite ururimi rumwe gusa ruvuga kurwanya Imana, maze Imana idufashe tubashe guhagarara muri iyo si dushikamye nk'uko Daniyeli yahagaze i Babuloni na bagenzi be, dushikamye nk'uko Yosefu yahagaze mu Egiputa. Imana ibidushoboze kandi bitubashishe, mu izina rya Yesu Umukiza, amen.